Ibihe byiza kuri wowe twabanye muri episode ya mbere, aho twagarukiye aho Diane atamenye ko urugendo rw'urukundo rwari rutangiye. Nk'uko nari nabibabwiye, episode ya kabiri nk'uko izaba yitwa imvura y'ibigeragezo, aho ababyeyi ba Diane batangira kubuza Diane urukundo rwe. Urukundo rutangira gusabwa kugaragaza imbaraga zarwo. Kadukomeze na episode ya kabiri. Hari ubwo ikintu kiza mu buzima bwawe ariko isi ikagikubita nk'uko umuyaga ukubita igiti cyoroshye. Nuko byagenze kuri Diane na Eliya. Urukundo rwabo rwari rutangiye nk'urumuri rw'itara, ariko umuyaga w'ibigeragezo watangiye kugurumana. Umunsi umwe Diane yicaranye na mama we barimo guteka. Telefone ya Diane irasona. Arebye asanga ari Eliya umuhamagaye. Diane aramwenyura agira ati, "Mama, reka njye gufata telefone ndaje." Nyina amubwira mu ijwi ryoroheje, aramubwira ati, "Hano mu rugo ntitujye tugira ibanga, natwe iyo tugiye gusubiza telefone tuvugira aho abandi bari." Diane aricara, ariko mu maso hagaragaramo impungenge. Nyina arareba izina ryanditse muri telefone, araceceka. Nyuma y'amasaha make, se wa Diane, Mugiraneza, arataha. Nyina amubwira amagambo make agira uti, "Umukobwa wacu ari kuvugana n'umusore witwa Eliya. Nta kintu kibi barimo, ariko baganira kenshi cyane." Mugiraneza ahita yikanga. "Eliya uwo ninde se? Umwana wa he?" Nyina wa Diane aramusubiza ati, "Uwo musore ni uwo ku Ruyenzi, umwe ujya ukora mu mirima y'iwabo." Mugiraneza ahita abika ikirahuri cy'amazi yari afite, avuga mu ijwi rikomeye, "Nta mukobwa wanjye uzakundana n'umukene utagira icyo amariye ubuzima bwe. Diane agomba kwita ku masomo gusa, apana ibintu byo kwirwa ngo arimo arakundana." Uwo munsi Diane yabonye ko ibintu bitangiye guhinduka. Se yatangiye kumubwira nabi. Amubaza buri gihe abonye Diane ari kuvugira kuri telefone, akamubaza ngo ubuvugana nande. Diane agerageza kwisobanura, ariko ntibyumvikana. Eliya nawe atangira kubona ko Diane yahindutse. Ubutumwa bwamugeragaho bwakerewe. Rimwe na rimwe ntasubize. Yageragezaga gusenga, ariko umutima we wari wuzuye agahinda. Mana, kuko ibintu byose bitangira neza bigahinduka umubabaro. Umunsi umwe nimugoroba, Eliya yagiye gusura Diane. Ageze ku rugo, Mugiraneza ahita amusanganira hanze. Atamwihanganishije, aramubwira ati, "Ntabwo ngeneye ko usura umukobwa wanjye. Niba ushaka kumenya Diane, ubanze wubake urugo rwawe." Eliya ahagaze aho areba hasi, ijwi rimurenga mu kanwa agira ati, "Ntabwo narinje kuzana ikibazo, narinje kubasuhuza gusa." Mugiraneza aramuseka agira ati, "Ntushobora gusuhuza aho udafite isura y'abantu bacu." Eliya asubira iwe, akagenda buhoro buhoro inzira yose paka ageze iwe. Mu mutima we yumva ijwi rimubwira ati, "Ntucike intege, ibyo bigeragezo biri hagati yanyu ntibizabamara." Ariko Diane we ari mu cyumba arira. Ahanditse izina Eliya kuri telefone, ararifata akarihobera. Asohoka mu ijwi rito aravuga, "Ntabwo nkeneye amafaranga, sinankeneye amazina, ndashaka umutima wanjye." Imvura yari itangiye kugwa, ariko ntabwo yari yamenye ko ari intangiriro y'ibibazo byinshi, kuko icyo se wa Diane yari agiye gukora cyari gutuma urukundo rwabo rurangira. Mwibutsa, niba utarayandikisha kuri uyu muyoboro Rirasira TV, reba aho handitse subscribe, ukore no kuri all notification kugira ngo video zose zajya zigera ngaha uhita ubasha kuzibona. Nawe wayikoze ndagushimiye cyane, uri uw'agaciro. Reka tuzahurire muri episode ya gatatu, uko izaba yitwa episode ya gatatu, amagambo ababaza. Mugiraneza atangira gushinja Eliya ibintu atakoze.
Eliya akomeza guceceka, ariko mu mutima we amarira aruzura. Iyo izaba episode ya 3.